nyuma yo guhatirizwa bagahatirizwa ku rwego rukomeye cyane, urwego ruri hejuru, bakabwira ati mwishore mu rugamba mujye guhangana na M23, bakajya kurwana badashaka, ariko nabo bavuye aho bari bacumbitse cyangwa se aho bari bakambitse, barangije berekeza mu birindiro bya M23, cyangwa se bafashe inzira yerekeza kuri M23, ariko mu by'ukuri ntago bari bafashe inzira zerekeza kuri M23, ahubwo kwari ugushuka cyangwa se kugira ngo berekane yuko ibyo bababwiye bagiye kubikora. Abagera kuri 200 bakaba baramaze guhita ko bajoininga AFC M23 ku munsi w'ejo, ndetse no kugeza muri uru rukerera bakiri kugenda bajoininga M23. Ndaje mbikubwire neza akantu kandi mu minota mike dufite cyane. Ni nanone kandi nyuma yuko ishyano rigwiriye abanyaminembwe, ibyago bikabagwira, harabirahiriye baravuga bati wowe Kisekedi utwumve neza mu gahinda kenshi, byanga bikunda tugomba kugusanga hehe Kinshasa, ibi byose ukabiryozwa nubwo uri perezida w'igihugu, inshingano zawe ntago uri kuzikora neza cyane. Nanone kandi ubwo nyakubahwa w'igihugu cyangwa se nyakubahwa kazi, sinzi nimba ariko nabivuga, w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu, ubwo yari yibereye muri activities yiwe, yaba yararyamye cyangwa se arimo aruhuka, sinzi ibyo yararimo byose, ariko ikizwi neza nuko yagiye kumva afata telefone yiwe irasonye, arangije arayifata, yumva barimo baramuhuruza bamubwira bati ba bantu twohereje hari ikintu bashaka kukubwira. Ese ni igiki? We ntega amatwi ndaje kikubwire neza 5 Nanone kandi reka nkubwire yuko nyuma yuko imirwano ikomeye cyane, aba batanzania bakaza bisiza insenda, amakamyo bakayahururana, reka sinakubwira igikoresho simusiga bakakizana, bavuga ati noneho babahungu ba Makenga tugiye kubamarira ku rusoro. Ariko ibyabaye ni biki? Amazi yatanganye, kandi akubwiza ukuri ko mu minota mike cyane ubu tuvugana aribwo abantu batangiye kubona yuko amazi yatangiye guhindura isura bitewe n'ibikorwa bya gisirikari byaraye bibereye muri ayo mazi. Ese ni biki? Nkurikira nguhe amakuru yose nta kantu na kamwe nsize inyuma. Gusa nanone ndagusaba kugira akantu kamwe unkorera, nimba ari ubwa mbere ugeze ahanga kuri uyu muyoboro wa Top Kivu News, icyo ngusaba nta kindi, wowe ukora kuri subscribe, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, nibyo umugisha. Kandi nanone reka mbifurize kunogerwa na gahunda zanyu murimo gukora cyangwa se mugiye gutangira mu kanya gato kagiye kuza, mbifuriza umugisha w'Imana. Reka dukomeze amakuru yacu tuyatangirire ahangaha kuri, reka duhere kuri aba basirikari bagera kuri 200 bamaze kuba bajoininga AFC M23. Aba rero ni abasirikari b'abarundi bahawe inshingano z'uko bagomba kujya kurwanya M23, bagafatanya na Tanzania ndetse bagafatanya nabo ba Special Ibu na FRDC n'abandi bose, kugira ngo M23 bayake ibice bya Makobora cyane cyane. Ubu ngubu nibyo bigezweho biri kuvugwa ahangaha ku rugamba ruri kubera kwa buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikari hari bahatirizwa kuza muri uru rugamba mu minsi yashize igera kuri 3, barahatirizwa ariko babonye ko nta yandi mahitamo bafite, barangije baravuga bati rero reka tubereke yuko tugiye mu rugamba. Gusa si bose bajoininze M23, bamwe bakoze ikintu cyo gushuka ko bagiye ku rugamba, ariko barangije banyerera inkerera mu cyamo, barangije bajoininga AFC M23. Icyakurikiyeho ni iki rero? Icyakurikiyeho ni amakuru yaraye asohotse bababwira yuko icyaba cyose ko bamaze gutanga amakuru ko bamaze kugambanira umwambaro w'igihugu cy'u Burundi, barangiza bakifatanya n'umwanzi ari we M23. Ati umunsi twaramutse duhuriye ku rugamba
niyo naba nkuzi isura waba uri murumuna wanjye ntago nzigira nkubabarira na gatoya, nzagukorera ibyo ngomba kugukorera, kimwe nuko ngo nabo batazigira babarebera izuba ngo nta mbabazi bazigira babashyiramo. Ngayo nguko. Reka nanone tudatinze cyane duhite ko dusimbukira ahangaha kuri izi mpuruza z'aba basirikari bazanye ku munsi w'ejo igikoresho karabutaka, banije bavuga ati twebwe tuje guhana AFCM 23. Mwabantu mwe, urugamba rwaraye rubaye ndetse no muri urukerera rukaba rugikomeje, ariko ndakubwiza ukuri ko ku munsi w'ejo, ariko buriya byagiye byamaze kugera muri uyu munsi kuko byari nko mu masaha ya sangahe, nibwo abasirikari ba Tanzania babonye yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, baranje baravuga ati mwakabyara. Ubundi ukuntu byagenze, aba basirikari binjiye hano muri kano gace ka Makobora, bamaze kukageramo basanga abo baje kurwana nabo ntabahari, baravuga ati yemwe ba basirikari tuje kurwana bo, ese bamenya amakuru yuko tuje none bikanze bahunze? Kumbi nyamara abana bamaze kubafunguriraho inyuguti ya V, gutyo kunguku nyine ubibona inyuguti ya V, basiga aho bari bwinjirire, baranje baza ukuntu nkuko nguko uko amakuru atugeraho, ni nkuko nguko natwe turi kwanariza wende uko ku rugamba byari bimeze. Binjiramo, bamaze kwinjiramo nyamara kumbi abana ba AFCM 23 bari barimo babareba, barangije bafunga neza babakubitiramo hagati. Bamaze kubona yuko babahashije, nibwo rero bongeye barafungura, bamwe basohokamo bajya gutanga inkuru, barangije barahamagara bati rero mwakabyara mwe ahangaha mwatwohereje ibintu ntago ari bya bindi, rero nimugire ikindi muba mwadufasha mwatwohereza ubundi bufasha. Ariko icyaje gukurikiraho nuko baje kwitabaza special force IBU cyangwa se special force ya FARDC. Iyi nayo rero yaje, nta kindi cyakurikiyeho, nta kindi cyabaye, nuko nabo basanze n'ubundi intare za Sarambwe zihagaze neza ku rugamba. Yes, nguko rero niyo makuru y'aba bagabo babakiranye neza, babakirira mu nyuguti ya V, baranje babwa ati mwakire ibyo mwaje gushaka hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa, nanone abayobozi ba AFCM 23 ndetse na Twirwaneho amadubu yose bari mu marira, bari kurira ku rwego ruri hejuru, nyuma y'ibikorwa bibi cyane bitewe n'uyu mu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agize gutya agafata umwanzuro, ndetse n'abayobozi bakuru b'igisirikare bakohereza drone mu Minembwe ikica benshi, ndetse bikaba bibaye ubugira kabiri muri iyi minsi. Ndetse aba basirikari ba AFCM 23 bakaba bavuze bati turarahira ku mbunda zacu, turahira no ku mazina yacu. Antoine Felix Tshisekedi, we Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugomba kugusanga hehe? Tugomba kugusanga Kinshasa, aho waba uri hose, ibi byose ukabiryozwa. Ngayo nguko rero, ese biraherera he? Bazamusangayo? Si ibyo nanone gusa, reka dusoza amakuru yacu tuyasoreze ahangaha kuri aya mazi ya Tanganyika yahindutse umutuku. Kubera iki? Kubera ibikorwa bya gisirikari byari biri kubera ahangaha, ubwo intare za Sarambwe zibiraga mu mazi zikamanukamo munsi zitegereje aduyi cyangwa se uwo bahanganye ku rugamba. Nibwo rero aba bana baje kuburuka mu mazi, barangije bafungura umuriro ku mato yararemo aca aho ngaho, ndetse kandi ubwo bari bagiye kwakirwa na bagenzi babo baba FARDC ndetse n'abarundi, nabo izi ntare za Sarambwe abasinepa bari bafite ikitwa amakompra, bari hafi aho ngaho mu misozi, nibwo nabo baje kubirekurira aho ngaho. Birangira namwe mwumva uko byageze kugira ngo amazi ahinduke umutuku, nibwo benshi bahaguye, amaraso atangira gukwira hehe mu kiyaga cya Tanganyika. Ngayo nguko rero icyo nababwira, stay tuned hano
kuri Kigali kuri Kivu Top News, then izindi update zose niho muzajya muzikurikiranira. Ciao ciao.